ahubwo se mbabwiye n'ibyambayeho kuri sheri wanjye mbere ko dukomeza. Daho ndakomeza ibindi se kadagenda humekera mu bavu zombi. Njye ndi umukomedian by the way. Comedian. Wow. Ngo haleluya. Amen. Naka. Kuduha kamwe muri komedi zawe kugira ngo n'abatakuzi. Yes. Urumva? Kugira ngo n'abatakuzi bakumenye. Ngo haleluya. Amen. Hello ladies and gentlemen, meze muteye ikiganiro ni cya kindi cyacu ukuri nuko. Kuri uyu munsi rero sindi njyenyine, narindi kumwe n'umujene. Njye ndi umukomedian by the way. Comedian. Wow. Ashaka mwambwira nka nawe cangiramo n'akantu gatoya nkabasetsa. Aha, ukadutamo akana. Yes. Sasa dutema akana. Tubiri cyangwa dutatu. Dutema akana. Okay. Uranyinisha cyangwa komedi yikorera? Comedy? Mbo. Jewe ni nanjye ubwanjye ndi comedy by the way. What? Abantu ariko turakureka ati nanjye ubwanjye ndi comedy. Nizere ko batangiye guseka. Hoya ahubwo kuntu bihagaze nta abakimura kubona gasura kanje by the way. Batangiye guseka tayari. Niragira bagatinya ndabizi bamwe bagutinya abandi bari kuvuga ati umusore w'ibizigira umusore w'ibitugu byaheze imitavu. Nta dutugu ukina comedy bitevye. What? Ntabwo dutema ntabikaze. Okay. Comedy. Comedy ntaka umunota umwe cyangwa segonda 30. Buriya gusetsa ntago bitwara igihe kinini. Kuko ngo ibitinze bigira gute birapfa. Kuduha kamwe muri komedi zawe kugira ngo n'abatakuzi. Yes. Urumva? Kugira ngo n'abatakuzi bakumenye. Okay. Njye rero mfite inkuru nyinshi. Yes. Nta nubwo bwari na comedy ni ibintu donc byambaye mu buzima busanzwe. Wow. Niriyo life. Ariko nyine ngiye nayifashe nka ari comedy. Ku munsi wa mbere nyine nagiye gusenga. Yes. Mu cyumba nyine cy'amasengesho. Nandi kumwe na mama. Mama wakunda cyane. Mama wanjye nkunda cyane by the way. Yes. Noneho pastor nyine cyagiye cyo tuba turi mu mwuka. Natangira ngo haleluya. Amen. Ngo haleluya. Amen. Naka. Kubwira mugenzi wawe kurasa n'Imana. Nyine kwa kone nicanye hamwe na mama turasa n'Imana mama. Wow. Mama yagushuje ngo iki? Nanjye yarasambwira ngo urasa n'Imana kubera ko nyine ariko pastor nyine yarategetse. Nuko pastor sinzi niba yaragiye mu mwuka. Kubwira mugenzi wawe ngo ntago ntunze. Aho bwitoma. Mitabwira mama mwino na mama wawe nyine ntago ntunze. What? Ahita ndeba mu rujisho ngo ntago ntunze. Ngo ntago ngutunze. Ati turabisubiramo dutashye. Hanze iminsi 3 dankubeshye se. Uraye hanze kuri mama wawe ukunda cyane ejo wifurije umunsi mwiza w'ababyeyi cyangwa w'abagore yakuraje hanze amajoro 3. Of course kuko erega ntago wamurenganya kuko yaramaze nari maze kumubwira ngo ntaga ntunze. N'ikindi ushobora kuba mama wamukunda. Of course. Ngiye mama ndaje hanze 3. Urumva? Cyane nuko nta nibyigeze bibaho andaje hanze 3. Ntago twatuki. What's this? Asa ntiyareka kumbera umubyeyi kuko yarambyaye ariko urukundo rwagenda rugabanuka nk'uko umuriro uva muri telefone. Yatira imagine uko byagenda kose. Nubwo ubwo yandaza hanze umwaka wose. Ntago narekera kumukunda. Wow. Ariko niwe byose cyanje bayitoye kuva until now. Jotiste urakoze cyane. N'abantu bari kudukurikira nizere ko bari bwagiye muri comment cyangwa se muri page y'ibitekerezo bakavuga uko bakubonye bagakomantinga batitaye bakinigura bakavuga ahubwo se mbabwiye n'ibyambayeho kuri sheri wanjye mbere ko dukomeza. Let's go. Kumbi niciranye n'umuntu ufite sheri. Cyane ndamufite cyane gusa ntukandishe. What? Na wahoze nambwira ko uri umukwe noneho nagiye kubyemera uzaba umukwe sha. Aha. Yarambabaje man. Kagira umugore. Yarambwiye ndamukugize nta kibazo. What? Yarambwiye ngo umunsi avuka. Yes. Sheri wawe. Ngo umunsi avuka ngo ari amarira yarize. Ngo ninjye ariko arayaririra nyine.
What? umunsi avuka ari amarira yarize ariko yandirira by the way. Oh my God. Ingahe wafite imyaka ingahe? Shahagize se ngo mubonye kera. Mubonye ejo bundi. Hashize igihe kingana iki? Nta n'ukwezi gushize. Yarize ryari? Yes? Kivuka. Urukundo. Baze ngo njye namusubije ngo iki? Nambwiye ngo nanjye umunsi wapfuye. Ari amarira wandiriye nayo nzakorera. I wonder. None ndumiwe. Yakuririye akivuka. Ari napfa nzayamurira niki tumva se. Oh my God. Mwana uzi ko nawe mukiye bro. Yaraje nyine naramuhamagaye. Yari kumwe n'undi musheri we nyine uzi ko ubu ngubu urukundo ari chain. Arangije nyine ndamuhamagara turavugana bisanzwe. Arangije nyine yibagiwe gukupa. Yibagiwe gukupa nyine. Ahita abwira umutipe bari kumwe ngo hani please ngo nari natinze kuva kuri telefone ndi kuvugana na sogokuru. Imagine urisheri we ahuye n'undi mutipe mbona iburyo bwanjye urindi. Urakoze cyane wamfura we. Nk'intore kandi nk'umusore w'umunyarwanda reka nseruke bya gifura wamfura we. Nkuko mubizi ni mugari ndikwije ndi munini. Ndabona komesi ndetse kadagenda humekera mu bavu zombi. Ninjye musore bitugu byahetse imitavu mu ngaho rero. Ndiruti ko ndirutikura mu gihumbi ababesha babijyanye kumanga ndabahanga nk'abacura inkumbi. Ya nikubise ku rugamba nabaruka n'ibinyito bwo ku ntambara nkacura imyumbi. Guma. Murakoze cyane rero nkuko rero mubibona siwe wenyine turi kumwe narindi kumwe n'umujene. Mwari muri aho murakomeye. Ndi kumwe n'umusore nawe ni intore sintoragura amayugi yatwibwira. Nasiruke bya gifura nk'ifura mu banyarwanda. Okay, nkuko bisanzwe jewe nitwa Magwera Jean Baptiste Dusabimana ariko abantu benshi bahanze nk'umukwe. Ku bindi bisobanuro inbox ni. Inbox kabisa bahace bakubaze nk'umukwe. Ufite na so ubukwe? Ntabwo donc umukwe ni izina ryanjye bwite. Niswe nanjye ubwite cyanjye. Ntabwo ni izina ryiswe n'ababyeyi. Ajyo niswe n'ababyeyi ni Magwera Jean Baptiste Dusabimana. Nanjye ubwite cyanjye nitwa umukwe by the way. Murakoze cyane ese reka nkubaze. Iryo zina ryawe umukwe ese ujya uharana yuko uzari kira mu bikorwa ukaba umukwe wase wabukwe cyangwa n'iby'izina bisanzwe nta ntego? Mu by'ukuri nk'uko babivuga bavuga ngo mu kinyarwanda kizima gisesuye ahari izina ni ryo muntu nagusubije. Ati izina ni ryo muntu. Jean Baptiste ati izina ni ryo muntu ndabikwifurije kandi biba ari na byiza kuba umukwe ukaba umukwe umugore wa nawe akaba umukazana. Twigarukire watugendereye wadusuye muri make mu buzima bwawe muri entertainment cyangwa muyo wishimisha ukunda iki? Waba ukunda filime, waba ukunda comedy, waba ukunda indirimbo nyarwanda cyangwa se waba ukunda n'indirimbo zigezweho? Urakoze cyane. Ukuntu bihagaze ibyo nkunda byo ni byinshi by the way. Hari ikintu kimwe utabanje kumbaza. Ikintu nkunda cyambere cyane ku isi ni mama wanjye. Mama wawe ako kantu kavuge kabiri mama wawe. Of course ibindi byo umunsi w'ejo ari umunsi w'ababyeyi cyangwa se umunsi w'abagore. Ni nk'iki wakoreye mama wawe nuko uri hano ku ishuri ntiwabashije kuba muri kumwe ariko dukoresha ama social medias yenda ushobora kuba waramushyize kuri post yawe cyangwa se waramukoreye umuvugo cyangwa se waramubwiye amagambo meza cyane ko utaratubwira ni iby'ukunda wasanga uri n'umusizi nta wamenya. Ni nk'iki wakoreye mama wawe ejo? Kirakoze mama ejo bundi nyine ejo naramuhamagaye by the way. Cyo nicyo cyambere nakoze. Mufresh umunsi mwiza wa mama. Icya kabiri hari agateme nkunda kugira kuri WhatsApp yanjye. Akenshi kuri profile yanjye ya WhatsApp ntago ni mama ubuhari by the way. Ntago nkunda gushyira kuri status
isura yanjye ariko nyine haragateme ngo ndakugira akavuga ngo reka nidarape n'ubundi account ni yanjye tayari nyine muri make account ni yawe uyisanzuyeho ntawe mwisange that's what you want to do uyikoraho icyo gize gute icyo ushaka of course ariko se tukiri aho ngaho ibintu bya social media kubikoresha ko bitaba byoroshye iyo uvuze ngo reka noza account yanjye ikoresha ibyo nshaka nta kibazo ufite nta n'icyo ubukeka okay urakoze cyane kubw'ikibazo mbajije cyiza nk'uko natangiye kubivuga account ni yande ni yanjye ni yawe MB ni zanjye byose ni ibyanjye rero reka ni idarapo ubundi account ni yande ni yanjye kubera ko donc none se wakorera amafuti kuri account yawe. Murakoze cyane rero mwebwe mwari mukomeje gukurikira kino kiganiro ndabashimiye iki kiganiro nakagaruka kuri uyu munsi narindi kumwe n'umusore wacu ari we Magwera Jean Baptiste hamwe nanjye nubwo twari turi kumwe n'undi musore wacu Alphonse Nizeyimana mukomeze rero kugubwa neza mukomeze kugira umunsi mwiza.